mvuye muri gereza Imageragere nari maze y'umwaka mfunze nari narafungiwe mbeshyirwaho ko natwaye amafaranga y'umuntu bitwa Aline Gahongayire. Amafaranga angana gute? 100,000. Ikitutsi yakundaga kuntuka cyane, yakundaga kumbwira ngo ndi ikibazo. Sinzi impamvu atigeze azanga mfunguze, ahubwo nyuma yaho nibwo yagiye akomeza aza kuri RIB aho nari mfungiye akababwira ati mukubita imbwa. Famiye yawe ibyumva ntago yagiye gusaba imbabazi Gahongayire? Urumva bagiyeyo baramubwira ati nanababwire n'amafaranga bagurishe n'isambu bayamuhe, ariko yanga kubyemera. Ukubaza ikintu mwabo mwarapfuye cyatumye rero bahitamo ngo bafungishe? Ngiye nyine wenda hari ibyo ntekereza ariko ndetse ngombwa kubivuga kuri kamera. Biteye ubwo? Yego. Nuko ngo Gahongayire hari ibindi binakora bitinyitse kuba bivuga kuri kamera. Ubivuze wabiki? Bishobora kongeraho ingaruka wenda ntawamenya. Nyine abantu batamuzi bamubona gutyo hano hanze baba babona ari umuntu mwiza, ariko wenda ku muntu babana umunsi ku wundi niwe wamenya ububi bwiwe. Kugira ngo bagufungire ayo mafaranga ubundi busanzwe wahembwaga ngahe ku kwezi? Yamaga 15. Mu minsi yashize twagize gutya tubona video igaragaza ko yananutse nyine afite impinduka zamubayeho. Warabibonye? Nanjye narabibonye, bari barananze n'igitambo. Ndagenda njya kureba niba iwabo nabo wenda baba bariye ngo nandurure. Ngeze ku meza mbona inzoka kuri ibyo biryo hejuru ku isorori. Ubwo ngubwo nyine nahise ko ngira ubwoba, gusa nsubira inyuma gake gake ndabakomangira. Eje aravuga ati ngo ubundi nkawe uba wishyira imbere ujya hehe? Genda ibyo ngibyo byihorere, nge nanga umuntu ureba ibitamureba. Yari inzoka nini, yari ibyibushye. Uraza usanga iri kurya ibiryo? Yego. Icyo cyaka nyine urumva yarantutse. Ako ni nk'ubwakanga warabonye inzoka mu buzima bwawe? Inzoka nari nsanzwe nyibona nyine mu cyaro, ariko utuyoka dutoya dusanzwe. Ntabwo nari narakabona inzoka ingana gutyo. None kugira ngo nge ntago ndumva impamvu uvuga ngo bari baragutanzemo igitambo rero? Yego, wasanga ari umunyamasengesho simbizi mu mutima we, ariko mu bikorwa byiwe nge yanyeretse nabonye ko atari ko bimeze. Ese koko nimba atari uguharabikana bagufunze kubera 100,000 nta kindi kintu cyari cyabuze? Ni nyuma yuko ku mbuga nkoranyambaga hagaragaye amashusho y'umukobwa ugaragaza ko Aline Gahongayire yamufungishije amuhora 100,000. Aline Gahongayire yigaramye iby'umukobwa wavuze ko yamufungishije. Inkuru dukesha.com, Aline Gahongayire uri kwitegura igitaramo ateganya gukorera mu Bubiligi kuwa 5 Ukwakira 2024 yigaramye iby'umukobwa umushinja kuba yaramufungishije igihe kingana n'umwaka kubera 100,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Uyu muhanzikazi uri mu Bubiligi aho yitegura gukorera igitaramo, ubwo yagiranaga ikiganiro na BNB FM, yavuze ko atifuza kugaruka ku makuru y'umukobwa uherutse kuvuga ko yamufungishije umwaka wose amushinja kwiba 100,000 by'amafaranga y'u Rwanda, cyane ko atigeze ayakurikira. Ati nge sinjya ndeba photoshoot ya Satani kuko iteka mpora ndeba photoshoot y'abamarayika, rero akenshi ndeba ibindeba, ibitandeba ntabwo mbireba. Umukobwa umbwira ntawe nzi, ibyo bintu by'imbuga nkoranyambaga ntabyo nzi. Aline Gahongayire yahise asaba umunyamakuru kumubaza ibijyanye n'igitaramo afite mu minsi iri imbere, aho kumubaza iby'umukobwa atigeze akurikira ibye. Ibi Aline Gahongayire yabibajijwe nyuma yuko hadutse inkuru y'umukobwa witwa Iradukunda wahamyaga ko yabaye umukozi w'uyu muhanzikazi akaba n'umufungisha nyuma yo kumwiba amafaranga 100,000. Ni inkuru itavugwaho rumwe kuko hari undi mukozi wa Aline Gahongayire wahise yaduka avuga ko Iradukunda yatawe muri yombi nyuma yo gufatanwa amafaranga arenga 1,000 by'amadolari y'Amerika. Ibi byose bibaye mu gihe Aline Gahongayire ageze kure y'imyiteguro y'igitaramo azakorera mu Bubiligi kuwa 5 Ukwakira 2024. Umwana ngo wafungishije ibyo bintu wigeze ubibona nawe? Je ntabwo ngendera photoshoot ya Satani kuko ndeba photoshoot y'abamarayika buri gitondo. Rero akenshi urabizi ibindeba ibitandeba ntabwo mbireba. Ngira positive vibes. Urumva ntabwo waba busy uri gutegura bino ngo uje no gukora photoshoot ya diamond. Nakubeshye rero
ntabyo afite. abenshi bahoze bavuga bati no birashoboka ko wenda ari kukwiyenzaho kugira ngo wenda na gahunda urimo zitagenda neza. Nahoze mbona byinshi ariko none nkabona binateye ikibazo. Ngewe uko mbyumva numva nize ikintu mu buzima kereka ari n'iyituka ariko umuntu antutse ubwo nyine ararwaye nta icyo afite ariko ugiye kugeza aka kanya ikinteje ubuzima sindagira amahirwe yo kwituka nta nubwo ndagira amahirwe yo kwicira ibyanjye ninjye nimbyisha sawa kandi Bibiliya irambwira neza ngo nta kibasha kurogoya umugambi w'Imana niba gihari ubwo kibirogoye icyo nzi cyo nuko ndi kubona bigenda neza kurushirizaho igihe narabyuka ngo nituke mbese umuntu antutse sarakura hiki kereka basi untuka ukamuriraho indirimbo ariko indirimbo ibihumbi ziracyaflowinga mu mutima wanjye kandi I'm connected with the kingdom of God. So ibyo ngibyo ubuzima bwanjye nibwo nzaba ariko ntabwo uyu munsi dufite societe dufite isi dufite imibereho itandukanye rero urumva ntabwo wajya kuba mu buzima bw'abandi. I always mind my business and my business goes well. Hanyuma rero abandi barushye cyangwa baremerewe basanga umwami Yesu abaruhure. Amen. Hanyuma se buri uriya mukobwa ukiri muto wavuze ko yari umukozi wawe nta kibazo.